rero ndakubwira ngo aho uri aho uva ukagera uko ungana uko ariko kose mu kigero icyo ari cyo cyose mu bushobozi ufite ubwo ari bwo bwose wagira usetsa agaseka kandi Imana ikabiguhera umugisha ambira ibyiza uharanire gukora ibyiza uharanire kugira usetsa si ngombwa uwuzi ntabwo igihe cyose ifirimbi ya nyuma itaravuga ntabwo biba byakarangiye turabasuhuje mwese bakunzi ba Team TV yasashimwe muraho muri amahoro munsi naza mbabwira ngo umwaka mushya muhire no kuri Imana yatugiriye neza natwe turayishima twambukije umwaka wa 2023 amahoro ari twe turi amahoro abaca ari amahoro igihugu ari amahoro torera ari amahoro Imana ihabwa icyubahiro umuntu avuga atyo ntabwo ari uko nta biba byarabaye byo tuzi ababuze ababo natwe twese buri umwe afite uwe yabuze uri myaka yose itambutse ariko dufite n'impamvu nanone zatuma dushima Imana tuvuga ngo ihabwe icyubahiro ko twambukije amahoro 2023 katugeza 2024 turi amahoro reka tubanze tuyishime datuhabwe icyubahiro kubw'ineza yawe n'ubuntu bwawe tugushimiye kuri Imana yacu ibihe byose uri Imana nyamana nta rindi zina twabona tuguha uri Imana ishobora byose uri Imana nyembaraga uri Imana nyamana muri byose ushyirwe hejuru turagushimye rero mwami kubw'umunsi mwiza tugeneye tuguhaye icyubahiro kubw'umucyo waduhaye tugushimiye undi munsi wo kubaho mwami igihe cyose byamara mbivuga ko iyo nicaye ahangaha nta kindi nabona navuga mbere yuko nshima izina ryawe nta kindi navuga mbere yuko nshima kubaho kwawe nta kindi navuga uretse gushima kuba waraturinze wahinze ukaduha umwuka tugakomeza turiho hari benshi cyane baba baratambutse ndetse n'aka kanya mvuga hari urimo umira umwuka hari urimo uhera umwuka hari ugeze muri ICU yari muzima hari uwari uri mu rugo iwe araguye hari byinshi bibayeho muri iyi minota yo ndi hano imbere y'amaso yawe rero muri byose ndavuga ngo ushimwe kandi uhimbazwe kubw'ineza yawe rero dore tuje imbere yawe nanone Mana tuje tuzanye amashimwe tuje tuzanye umunezero tuje kuvuga ngo uri Imana yacu uri umunezero wacu uri byose byacu uhabwa icyubahiro rero mwami w'abami ndakwinze kugira ngo ubane natwe igihe cyose njya ngusaba singaragare sinumvikane simboneke ahubwo wowe muri jye uganze muri byose abari wowe ukora utegeke kandi mwami w'abami cya kindi cyo wagambiriye ndetse no kuri wundi wagambiriye abariho kigera maze izina rye rikomeze gushyirwa hejuru gena ikiraro kuri buri muntu wese wagennye ko ari uzumva ubutumwa bukamugira umumaro maze Mana naho yaba ari umwe baba benshi wowe wagennye wese abwakire maze umugirire umumaro duhafatanye twese gushima izina ryawe ushyirwa hejuru rero manyo turi mu marehana bari wowe utegeka uganze maze byose birahangaye biguhesha icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen. Yes, rero turi imbere y'amaso y'Imana ndetse n'imbere yanyu dushimye Imana cyane ko ari yadushoboje kongera kuboneka hano n'ubuntu bwayo nje mbibabwira buri gihe ko ntabwo tujya twirengagiza ko hari benshi muri aka kanya baba bamaze kugera hacicekerwa ntacyo watanze ntacyo natanze kugira ngo twebwe tuba tukiri uretse ubuntu bwayo bugeretseho ubundi umunsi rero n'undi munsi Imana yaturemeye kugira ngo tunezererwemo twaje tuvuga ngo umwaka mushya muhire happy new year cyangwa se ni nyinshi heri ya mwaka mpya mierve mbese indimi zose dushatse twazikoresha ariko tukavuga ngo byose turashima Imana ko ariyo yabikoze ihabwa icyubahiro umunsi rero twaje nkuko twabibasezeranije twaravuze ngo Team TV cyangwa Truth Initiative Ministry cyangwa se ukuri kubatura gahunda yacu ni ukugeza abantu ijambo ry'Imana ni ukubagezaho ijambo ry'ihumure ni ukukora mu buryo tuva mu magambo tukagira ubwo dukora mu bifatika byo ni ibintu byo twabasezeranije guhera ino channel itangiye rero uko Uwiteka ajya dushoboza niko tubigenza ngira ngo abakurikira bamaze kugenda babibona
n'uyu munsi rero niko byagenze. Hari umuntu umwe tujya tuvuga ngo naho byatunanira kugera kuri benshi icyarimwe, ariko buri mwaka tugira umuntu umwe wo duharanira gusetsa, tugira umuntu umwe tubwira ngo ihumure, tugira umuntu umwe tubwira ngo naho uyu munsi byaba bitameze neza ariko ntabwo ari burundu. Twese hari igihe byigeze kubaho ntitumere neza, ntitwumve bimeze neza. Uyu munsi kuba natwe turi bamwe mu bahaguruka tukaza kugira uwo tubwira ngo humura, uyu munsi bishobora kuba bimeze bityo ariko ejo impundu zikavuga, nuko hari icyo Uwiteka yakoze mu buzima bwacu. Rero uyu munsi hari uwo twagennye, turavuga ngo nta nubwo ari natwe n'Uwiteka yamugennye, kugira ngo abe ari we wakira uwo munezero, abe ari we wakira uwo mugisha. Niko Uwiteka yabigennye kugira ngo abe ari uyu munsi dusetse. Abo bantu ntabwo tuba tuziranye, Uwiteka aragenda akari ubatoranya, hakabaho ikiraro rero tukabamenya. Ni nk'uko rero twamenye umuvandimwe wo tugiye kuganira uyu munsi, tukaganira nawe tukamubaza uko Noheli yayumvise, tukamubaza uko umwaka mushya awubona, nuko tugafata nawe kanya gatoya tugashima Imana kubera ibyo tugejejeho. Ni muri ako kanya rero ngira ngo tumubereke, tuganire nawe atwibwire, hanyuma dukomereza. Imana ibaha umugisha. Ndakwakiriye cyane muvandimwe. Murakoze. Yesu ashimwe niyo ndamukanye yacu. Yesu ahimbaze. Umwaka mushya muhire. Twese hamwe. Urumva bimeze bite kuba warambutse umwaka wa 2023? Ubundi mbese unanibwira abagiye kubona ari ubwa mbere, ufatireho tubwire uko wiyumva, ukuntu wambutse, ukuntu uri muri uyu uri amahoro. Ndashima Imana ko umwaka wa 2023 urangiye nawutambutsemo neza, nkaba ninjiye mu 2024. Amen. Ibyo ndabishima Imana. Amen. Amazina yanjye nitwa Uwitije Mireille. Yego. Uwitije cyangwa Uwitije? Uwitije. Uwitije. Wow. Mireille, rero Uwiteka nuko yagennye ko ari we turi buganire uyu munsi. Uti rero nanejejwe nuko umwaka watambutse nabaye amahoro, n'abawe mukaba muri amahoro kugera muri uyu nguyu. Ese umwaka washize byagenze biti? Niba hari utwo wumva wibuka two washimamo Imana ukavuga uti naho kaba ari gato ariko ndashima Imana ko byagenze gutyo umwaka nkawutambuka neza. Umwaka ushize byari bigoye, ariko ni ibintu biba bisanzwe mu buzima busanzwe. Yego. Nagiye mpuramo n'ibintu byinshi bitandukanye, ariko hari n'ibindi byiza nagiye mpura nabyo. Ibyo rero ndabishima Imana, kandi nzi neza ko n'uyu mwaka bizagenda neza. Yego. N'umuryango wanjye. Amen. Noneho rero umwaka ushize hari ubwo umuntu avuga ati nahuye n'impanuka, ese nahuye, we hari utuntu two wumva ibintu bifatika byo uvuga uti ndashima Imana, nkanjye ndashima Imana rwose, mfite byinshi nanjye byo nakwatura. We hari icyo wumva wakwatura uvuga uti umwaka ushize iki cyari bumpita nari Kuwiteka mpagararaho? Ntago ari impanuka. Ikintu nshima Imana cyo ni ikintu cyo kwishyura inzu. Nari ngezemo nk'amezi 4. Nari ngezemo nk'amezi 4. Yego. Shima Imana rero ko yanyishyuriye inzu. Amena. Amen. Yego. Urumva ko ari ishimwe rikomeye? Hari benshi ubu ngubu bashobora kuba bambutse umwaka bahangayitse. Urumva rero kuba we byaragenze bityo ko ari ubuntu bugeretseho ubundi ufite impamvu yo gushima. Imana ihabwe icyubahiro, nanjye ndayishimye ku bwawe. Rero uyu mwaka wo rero ugezemo wiyumva ute muri wowe? Uyu mwaka kubera gusenga ndi kumva uzambera uw'umugisha. Uzambera uw'umugisha, ibidasobanutse bigasobanuka. Yego. Yes, Imana iguha umugisha, watuye neza cyane. Buriya rero nta kindi kituremera, nta n'ikindi kidushoboza. Amagambo twatura Uwiteka arayakira, yaza akavuga ati dore umwana wanjye uko abyumva, dore uko abitekereza, dore uko abifata. Ashobora kuba arimo anyura mu bikomeye, ariko dore ukuntu abyakira. Rero Imana iguha umugisha ko watuye neza cyane. Uyu munsi rero twaje gusura, turavuga ngo tukugereho, tukunezeze, dusangire umwaka mushya. Hari aho dusanzwe tuziranye se? Ariko ni Kuwiteka yabigennye, aravuga ngo uyu munsi Mama Ganza azahura na Mireille, baganire, bahuze urugwiro, basangire umwaka mushya. Urabyakiriye gute rero muri wowe? Iki ni ikintu kimwe muri uyu mwaka kinyeretse ko n'ibindi bizasobanuka. Haleluya.
Imana ihabwe icyubahiro. cyane ndanezerewe mu mutima, Amen. ndumva n'ibindi byamaze gukemuka. Haleluya. Ibyo rero nibyo byo tuba twifuza. Naho wazana gusa intebe ukicara aha tukaganira cyangwa ugatera bakita gake gasonga bugari cyangwa tugasasa n'agakeka hasi tukiganirira, umuntu akagira atya akagira iryo jambo akubwira ati ndumva icyo cyonyine cyukoze kinyeretse yuko n'ibindi bifungutse. Nicyo twe tuba dukeneye, kuko akenshi abantu bicwa no kwiheba. Urumva akenshi abantu bicwa no kwiheba, akiheba akavuga ati karabaye, dore ibi rwose kambayeho, ndapfuye ndarangiye. Ariko iyo ufite uko kwizera ni ukuri bizagukorekere gutyo mire. Rero kuza kwacu nta kindi twaje kubwira, twaje kuvuga umwaka mushya muhire. Turavuga ngo dusangire icyiza dufite, ari amagambo ari n'ibifatika. Ujya ubona mu bukwe ko bajya bavuga ngo hano ngo twazanye imbuto, ngo twazanye abana bacu ngo kugira ngo bamare iminsi bimeze bityo. Natwe rero twazanye icyo dushoboye, turavuga ngo tuze tugisangire. Ndibaza rero ko nk'uko byatuye bigiye kuba urufunguzo byo kugira ngo ibyawe byari bifungiranye bifunguke. Urumva wa mugani atari ikintu gikomeye cyane kuri wowe? Mundemeye umunsi. Amen, amen. Ngaho gira icyo ubwira rero undi ushobora kuba wari uriho nk'uko nawe wabitekerezaga, nk'uko wari uriho ukurikije icyo ubonye, wamugira nama ki? Ndagira ngo mubwire ngo icya mbere ni ugusenga. Aguma asenge cyane, kuko nanjye ntabwo nari nzi ko nabona abavandimwe baza kunsura. Yego. Icya mbere ni icyizere, kandi icyizere ni cyiza. Yego. Kandi ikindi cya mbere nanone ni ugusenga. Rero ntagushwe n'uko uko ameze, ntiyumve ko bimurangiriyeho. Yego. Ntiyumve ko bimurangiriyeho. Yego. Na nyuma ya zeri irakora. Haleluya. Atuze, amenye ko isaha n'isaha ibintu bizakemuka. Amena. None se ubundi ukomeje kutubwira gusenga no kwizera, ubundi urasenga, uri umurokore, uri umunyagatulika, usengera aho uteranira he? Bon, ntabwo nari umukatolike nkiri muto kwa ba mama, ariko maze gukura ndasobanuka ndavuga nti reka njya gusengera mu barokore. Ariko ntabwo nigeze mbatizwa cyangwa cyako ndabakunda, ndasenga nkajya no mu butayu, nkasenga nkajya za Kanyarira, nkasenga hano ruguru njyewe gusenga. None se iryo jambo rivuga ngo Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, waba urizi ko ntawe uzajya kwa se atari wanyuzeho? None ubyumva uti iryo jambo ryakira gute? Wumva rivuze iki, risobanuye iki kuri wowe? Isobanuye ibintu byinshi. Isobanuye ko nyine ikintu cya mbere ari umwami n'umukiza. Utamufite nta cyagenda. Cya mbere rero niwe, ibindi bigakurikira. Niwe wa mbere wo kwizerwa, niwe wa mbere wo gukora ibindi akabanza. Niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Rero ndumva waramaze gusobanukirwa, ubu ikintu gisigaye ngira ngo uzabitekerezaho. Ntabwo ari itegeko ngo none aha ngaha ubikore, ariko uzabitekerezaho. Urumva ko ukunda Imana, urumva ko ukunda gusenga, ariko none byaba byiza uteye indi ntambwe ukemeza Yesu umutima wawe, ukamwatuza akanwa kawe uti nemeye kumbera umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Noneho ibyo unyuramo byose burya hari ubwo byoroha cyane kubera ko uri kumwe na Yesu. Buriya uzarebe umwana, dufatire ku rugero rufatika nk'umwana wawe. Ntufite abana? Imana ishimwe ko yaguhaye umugisha w'abana. Nk'umwana wawe rero aricara buriya kumva nta kintu cyamushobora kuva afite mama we ku ruhande rwe. Yego, kubera ko afite mama we akumva nta kintu na kimwe cyamushobora. Nawe rero iyo ufite Yesu Kristo muri wowe, umva nta kintu cyagushobora. Ikikunyaganyeje cyose wibuka ko umugabo ufite muri wowe abirusha byose imbaraga. Yego, uyu nguyu batumye tuza tutakuzi, tukaza tuyoboza. Ubu twaje tuyoboza, none ntabwo tuhaze, nabwo bwa mbere nahagera hano hantu. Rero uwo nguwo ukavuga uti uwampaye inshuti ntakekaga, ndumva nkwiye kumukurikira.
yego wamara rero gutera iyo ntambwe ukongera ukavuga utariko namaze kumenya yuko uyu mwami iyo umuntu amaze kumwemeza umutima akamwatuza akanwa etape ibikurikiye ni ukubatizwa amazi menshi hari igisobanuro cyabyo burya ni ukuvuga ngo hari indi ntambwe uba uteye yo kwizera ukavuga uti jyewe nizeye yuko aya mazi menshi ngiyemo nk'uko Kristo yasize yari afite ububasha burya bukomanda akavuga ati munzanire amazi hano mu nzu ya data mumbatirize hano birashoboka ariko yagiye hariya kugira ngo aduhereze icyo cyitegererezo avuga ati uzabyemera wese kwitwa umukristo nuko azanyura muri iyo nzira nanjye yose yo nanyuze kugira ngo nubahishe data yego burya rero buteye indi ntambwe ukawujya muri ariya mazi menshi wumva ufite kwizera ko umanutse ukoze ibimenyetso byose n'ibyo Kristo yakoze akadusigira kugira ngo turebereho icya kabiri uravuga uti hano nemeje ko mpambanywe na Kristo nuko nzukanye nawe ibyanjye byose bibi byari muri jyewe bibi byose ndumva nizeye ko mbihambye ahangaha ndongeye mvuye muri aya mazi meze nk'uruhinja ntangiye ubuzima bushya amena urumva ukuntu biryoshye ariko cyane ntabwo byumva urumva uburyohe bwabyo nk'uko uzi kujya ujya muri dushe ko gukumva umwanda ukuvuye ntujya wumva ukuntu uvayo unezerewe noneho ibaze rero kujya mu mazi menshi ikigendererwa ari ukuvuga ngo hari karande z'iwacu hari ibyankurikiraga hari ibibazo hari ibyo nzi nanjye naciyemo bishobora kuba byambera imigozi bikajya binkwega binsubiza inyuma cyangwa bimpangayikisha ndumva nizeye ntashidikanya yuko mbihambye hano kandi nsohotse muri aya mazi ndi mushya mbaye icyaremwe gishya ntangiye bushya urabyumva gute ibyo bintu biraryoshye cyangwa hari ukuntu ndimo shyiramo akarungo kandi yenda nzanywe no kugutera za politiki z'abarokore biraryoshye none se ubwo nta kuntu wafata izo ngamba nshya uzanyibwirire nyuma uzamu ubwo buhamya nanjye nezerwa urumva hari ukuntu birandyoheye bikundyoheye amen rero ku nama wagiriye uwaba ari muri icyo kibazo ndumva rwose yaba yumvise ngaho gira wifuriza umwaka mushya muhire yaba ari uwuzi yaba ari bose muri rusange hanyuma ugire n'ukuntu wumva wiyemeje intego nshya uko uzivugira aha niko n'uwiteka azazihagararaho akazigusohoreza nakunze ko wavuze ngo uhagurukanye kwizera kugaragaza ngo iyakuzaniye abantu batakuzi igusekeje umwaka utangira ni nayo wizeye yuko n'ibindi byose bideburotse Imana iguha umugisha amen nifurije umwaka mushya umuryango wanjye amen nifurije umwaka mushya inshuti zanjye zose rero uyu mwaka ndasaba Imana izamfashe izambe bugufi izanshoboze ku bibazo mfite byose izabikemura kandi nzi neza ko izabikemura kuko icyizere cyo namaze kukibona amen Imana ishimwe cyane Imana iguha umugisha Mireye urakoze kubw'umwanya mwiza uduhaye wakoze kutwakira hari n'uwo wabwira akubwira atashwi niba muri abagira neza mungire neza ariko simba cyane ariko nzi ko kuboneka kwawe hano hari benshi cyane buriya biri bunezeze hari benshi biri buremere umutima hari benshi biri busubizemo kwizera rero Imana iguha umugisha wakoze kuduha umwanya wawe rero bakunzi ba Team TV nguko uko bigenze nguyu Mireye niwe Uwiteka yahisemo ko turi busekane nawe uyu munsi nuko byagenze mwumvise kwizera afite ukuntu guhambaye mwumvise yuko afashe ingamba nshya akavuga ati nizeye ko Uwiteka we wansekeje akanzanira abantu tutaziranye agahitamo kunsetsa uyu munsi ndabona bimbereye urufunguzo yuko uyu mwaka ibyanjye byose zabyakira ko uyu mwaka uzaba uwanjye wo kunezerwa rero muvandimwe aho uri hose ni ukuri nagushishikariza kujya ugambira ukavuga uti muri iyi si ntabwo nzi iminsi nzahamara ugambira ibyiza uharanire gukora ibyiza uharanire kugira uwo usetsa si ngombwa uwuzi n'uwuzi ukeneye guseka mukirigite aseke ariko ntako bisa iyo usetsa umuntu mutari musanzwe muziranye ubu ndamwungutsa mbere umuvandimwe nanjye aranyungutse sibyo Mireye ubu tubaye abavandimwe turamenyenye hari impamvu ya Kristo rero ndakubwira ngo aho uri aho uva ukagera uko ungana uko ariko kose mu kigero icyo ari cyo cyose mu bushobozi ufite ubwo aribwo bwose wagira usetsa agaseka kandi Imana ikabiguhera umugisha nawe rero ushobora kuba uri mu bihe byo kwiheba uvuga uti
ndabona yuko rwose ntazi uko bizagenda. Umva, niba wari umugore mu rugo rwawe wumva wihebye, oya subiramo kwizera, uvuga uti Imana isuye Mireille ikamusetsa ikamuha icyo umutima we wifuza agataza aho yagikura, ndumva ariyo Mana nanjye ishobora kongera ikansetsa mu rushako rwanjye. Niba uri umwana wari wabuze minerivare, bivuga utyo nawe byaturutyo uti Imana isekeje Mireille ikagira iki mugena yakinejeje umutima we, nanjye reka nyizere yandemera. Imana yacu ntabwo igira ubanura ku butoni, ni Imana yacu twese idukunda cyo kimwe, ntabwo igireba ngo yenda mama Ganza ngo cyangwa se Mireille ngo cyangwa oya, twese dukunda cyo kimwe, icyo dusabwa no kuyizera bikwiriye. Rero aho uri hose, waba ari wari ufite ikibazo, subiramo kwizera, ambara izindi mbaraga, ambara ubutsinzi. Satani cyabashaka ni uguhora aduteza umunabi wo kumva yuko birarangiye turashize, ariko ntabwo igihe cyose ifirimbi ya nyuma itaravuga ntabwo biba byakarangiye. Kimwe n'umupira, burya abakinnyi barabizi, ntabwo ashobora kuvuga ngo it is over, no, it's until koko bibaye over, ifirimbi ya nyuma ivuze. Rero nawe ndakubwira ngo ifirimbi ya nyuma itaravuga, ugihumeka umwuka w'abazima, akira yuko umwanya wose Imana ishobora kugutunguza igitangaza ukanezerwa. Imana ibahe umugisha, reka twongere tuyishime mu isengesho. Nongera kubabwira ngo umwaka mushya muhire, nongera kubabwira ngo turabakunda mwese, kandi nongera kubabwira ngo imyaka tugendanye Uwiteka azayiguhera umugisha, ajye yireba ayizirikane, azirikane comment watanze, azirikane amafaranga watanze kugira ngo uyu muhamagaro ugere iriyerekwa rigeraho rigomba kugera, azirikane ikintu icyo ari cyo cyose cyo twatuye n'icyo tutatuye cyushobora kuba warakoze kuri Team TV, maze akiguhera umugisha. Rero reka dushime Imana, turagushimye Uwiteka Mwami Imana, tuguhaye icyubahiro. Ni wowe wenyine wakora uyu murimo, ni wowe wenyine wagera ku kwifuza, ni wowe wenyine ubuza imitima igukeneye, ni wowe wenyine ujya urondora, kandi Mwami ni wowe wenyine utajya utwarwa n'amarangamutima. Ndagushimye ko uyu munsi wa none wandemeye kugira ngo mpure na Mireille. Mwami ndabigushimiye kandi nguhaye icyubahiro, wakoze kuduteza iyi ntambwe, wakoze kudushoboza, wakoze ko tugeze kuri uyu muvandimwe nakatwakirana urugwiro. Erega hari n'abo ukinguza ntibagufungurire, ariko wemeye wowe ko bishoboka uhabwa icyubahiro. Nuko rero Mwami, umwanya tugeze hano reka ubuguhesha icyubahiro, kandi mwungeri mwiza icyo wakoze mu buzima bwe, reka gifate koko kiba urufunguzo rw'ibye byari bibrotse, reka gifate koko nk'uko yacyatuye kimubera umugisha, kimubera urufunguzo rufungura ibyo byose. Uyu mwaka, uwo mwaka we, uwo mwaka w'amashimwe, uwo mwaka azagaruka tubwira ati ni ukuri pe icyo natuye nasanze ariko kimeze n'Uwiteka wakivuze ntabwo ari jyewe. Rero Mwami, ari nako nsengera nabo bose bashobora kuba bafite ubuzima butoroshye, Mwami ndakwinginga kugira ngo ubaremere ikiraro nacyo kiri bucibweho n'imodoka yabo y'umugisha, kugira ngo bashobore kuwusingira nabo banezerwe kandi bashime izina ryawe. Shyirwe hejuru Mwami rero kubw'uyu mwaka, n'umwaka wo twatuye, umwaka w'uburumbuke, umwaka w'amahoro, umwaka wo kugwirizwa, umwaka wo kongererwa, umwaka wo kwakira ibyo umuntu atigeze atekereza byiza mu buzima bwe, umwaka w'impozamarira ku myaka yose umuntu ashobora kuba yaraciyemo imubabaza. Mwami ni ukuri ndatura ko uyu mwaka ubu mwaka mwiza mu myaka yose umuntu yigeze agira, uzakurikira iki kiganiro azavuga ati koko narakiriye kandi byarasohoye. Ni ukuri uzababera umwaka udasanzwe, umwaka w'ibyiza gusa, umwaka tuzasoza dushima, umwaka ntihazagire usozanya agahinda. Ushyira inzira hitarirega, ujye ubikora kandi bigakoreka, ntabwo yego bizaburamo gupfusha n'ibindi byose nk'uko bigenwe, ariko uzadushoboze kugira ngo uyu mwaka urangire dushima izina ryawe muri byose, kuko ijambo ryawe rirabivuga ngo mu bibi ni byiza tugushime. Uzadushoboze turinde dusoza uyu mwaka ndetse n'indi zaza dushima izina ryawe. Shyirwe hejuru muri byose, uha umugisha abo tuba dufatanye imirimo Mwami, abatekinisiye n'abandi bose Mwami bajya badufata amaboko, badufata bakadukomeza kugira ngo tugere aho tugeze n'aho tuzagera ejo. Ni ukuri Imana jya ubaha umugisha. Shyirwe hejuru muri byose mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu, amen.